Yaka mu mutipe agomba kukwishyura cyangwa kugura icupa. Oya ngewe ntabyo kungurira icupa. Reba ga telefone mfite, reba komeza kugura ibyo abantu bayibonye nanjye phone mfite ngiye naburi nabyerekanye yaramenetse. None se oya zana hano wagisambo nawe va kuri rezo ndayijyanye sha. Yakoma telefone mane rega kayijana. Nyine umwaka telefone yamwishyura mane. Yaka Yaka rejanye. Ndayijanye sha ndayijanye nanjye nawe uve kuri rezo. Mane uziga yakamane yanayijana yaka mane mivu mafone yanjye. Ndayijanye. Kanongere mushime cyane udukurikirana ku Isano Media TV. Mubwirane barakoze kora subscribe. Nawe turakora subscribe reka nkubutse gukora subscribe ubundi se tubana umunsi ku wundi. Imbere ya kamera murahabona Yakamwana amakuru. Makuru ni meza cyane. Meze fresh kabisa. Nkwibutse ko nje uri kuri micro ndihirwa da promoter cyangwa nte sugar daddy w'umugi. Hirwa da promoter cyangwa nyita sugar daddy. Da promoter cyangwa sugar daddy. Urumva nje mba mfite utuntu twana twiza. Reka nsuza abana ba diaspora bakobwa cyane n'abamama. Abakobwa nanjye ko numva turi kumwe ko nanjye mbemera kubi. Ariko nawe wemera kubi? Niba naye ndabakunda kabisa. Ariko usuhuza baki? Usuhuza baki? Ngi bose baba ari abagore baba ari abakobwa bose ndabasuhuza muri rusange. Iya nabo nabanyenzara. Barakaka. Subira nk'umuntu agukoresha narangiza agukwepe. Bakagenda. Abanyenzara nabo barakakana ngo gusa ngo bafite uducano hariya. Ducano turaho ngaho. Turaho duparitse gusa agakoresha umuntu kuba ufite cano ugakoresha umuntu yarangiza agata nk'umuhe n'agafanta koko. Kweri? Warangiza ngo ufite YouTube channel. Nese yakwambuye byagenze bite? None naragiye ngiye warankoresha dukorana interview twakoranye ibiganiro bibiri. Twavuganye 10. Ntabe n'igiceri. Arangije nawe arantoroka. Murundi ariko ntago ibyo byari bikwiye kuri Murundi. Yenze ko Murundi atabikora. No so kumureba kuri ase n'amadiredi ngo afite cyane ngo afite amafaranga. Ariko zira direde zirahenze. Diredi ziraho gusa z'umutako yarangiza akanyambura koko. Ariko Murundi twana mwishyuza wana. Wa mushatse munshakire se mu migirenge nubwo namufataho gusa. Zira diredi warari nazogushesha icupa. Demufashe. Kugira ngo nkoreshe unurangiza umbure n'agafanta nta lunch nta breakfast naki umunsi wose. Nta nimero zo ufite ngo muhamagare se? Nta nimero zo ufite ngo tumuhamagare? Nimero ze nari nzifite ngo bamwibye telefone. Agenda zifite. Ngaho se mumamagarire antakareho hano gusa. Murundi muhamagare. Izina namukuramo n'inkweto. Kanze muhamagare. Namukuramo n'inkweto. None se mubwire kuri wowe kumushaka? Oya we numubwire ko ari ngiye umushaka. We muhamagare weho ku giti cyawe. Nwango mubwire ko ari ngiye umushaka. We mubwire ko umubwiye ko ndi hano ntago yahinguka kuko aranze. Reka nze muhamagare. Aranze amafaranga ndi murumva yahinguka se. Wowe muhamagare we ku giti cyawe mubwire ko kuri muri interview gusa ko ari umuntu wamushakaga. Numubwire ko ari ngiye. Ndanamubwira ko ari ngiye umushaka ahubwo. We mubwire ko ari umushaka. Sari wifatera. Oya bwari wowe burara yifata. Allo. Ite Murundi we? Umeze neza? Ni Isano Media TV. Ndibona nimero yawe nahenda. Hantu dukora naguhaze se? Ndabona. Kuna gusha. Hano hamwe arakabari. Hamwe arakabari urumva hari n'amajaride meza bya danje. Ahubwo nahendi hafi yaho n'umuntu noza kwana. Uri hafi yaho? Giye kuma akazi. Nguwe ngwino nagushakaga. Hari akantu ushaka kutuganiraho tu. Ego. Kanda kugira ubwo nahendi monyene hano mwana mapenga hafi yaho. Uri wicara nicaye nyuma kuri jaride neza muri jaride hano nkunda gukora ibiganiro. Fashisha wenda yananyishyura. Ari no munota umwe kandi kugere. Sawa urakoze cyane.
wenda namufatira wenda nubwo yamaho kimwe cya kabiri ngagiye kuza 20 byose ni 20 nubwo yamaho kimwe cya kabiri use yagendanyera inzara mfite muri iyi minsi namukuramo n'inkweto n'ikiganiro namuhaye yagiye kwa prodinga oya wihangane nuze kurwana yaka Murundi amubonye Murundi twicaye hano ngwino hano nta kibazo twicaye hano abonye Murundi wabonye mukitase Murundi waruzi ngo ntabwo tuzabona na icara hano tuvugane n'abandi bakurebe n'abandi bafite uducano b'ibisambo icara hano kuri kamera ikisi cyangwa kugira ngo njye ngugaragaze n'abandi bafite uducano b'ibisambo bagenda bambura abakinnyi tuje tukaganira tuganira ibiki mama amafaranga yanjye oya nta kibazo muri oya ngo aramenye yose wankoreshaga ukanyambura none ngiyo nari muyaka ako nize ko wankoye byere ese ziriya project twakoranye zari interview zari film zari filime se waranyishyuye boss nayo ntago wanyishuye ukumva oya kana kintu namuhaye yewe umva nkubwire zari interview nagukoresheje njye ni izina ry'Imana ndagukuramo zari interview nagukoresheje wowe uramamagaye ngo nze ngo dukore nguranyishyuye njye boss wawe ndamuzi bimaze imyaka nk'ibiri filime namukinishijemo ariko nanjye oya boss wawe ndamuzi nese yarayamaye ngo we nimero z'umuhamagara oya ngereka ngo nkubwire n'abandi bafite uducano bakurebereho Seriously ndagukuramo inkweto niyo phone ntugane twumve ibyo byanyu umva ngewe seriously ntago mbishyiraho oya tukagenda tukuyunga oya icara n'abandi bakubone babanze bamenye ubusambo bwanyu ukuntu mugenda mugakoresha abantu mwarangiza mukabambura ariko ubu ako gacano kanyu genda yakwishura amafaranga sibyo ariko bino bintu nabishije kutangaza amakuru komeza tubwire ngo bimeze bite ngo diaspora batanga amafaranga ngo kigete kigenza seriously aba diaspora bashora amafaranga atubutse rwose none bagase ibi bisambo bakabiya projet barangiza bakambura abakinnyi urumva bakabategera gusa kandi bakagombye kubahemba bwira bagenzi bawe bafite uducano tw'aba diaspora bambura abakinnyi bakabategera gusa bwira abagenzi b'abanyarwanda b'ibisambo bambura abantu yakabaritse kuneza abantu bwira abanyarwanda bafite uducano bambura abakinnyi bibabwire batabikora babwire njye ntabwo uri bunshikira gukuramo n'inkweto babisambo yakabaritse babwire manumva nk'ukuntu nawe mamagara imbere itangazamakuru manuje kuneza abantu abantu bose bagiye kubona ko ndumwambuzi none se kuko ibyo bintu byabayeho mani bihashize nk'imyaka 2 twakoranye boro nyene ari boro twarimo ducutinga nkuko yakatumukina amaza ngo dukorane turakorana none nyuma yo gukorana ubwa mbere arishurwa n'ubwa kabiri nanjye narishuwe nkuko yishurwa nubwo kavanga ubucano ngibiki nago byari ibyanjye nishurwa nkuko yishurwa none ubwa gatatu n'ubwa kane umusaza bambwa ati ngiye kuza amafaranga ho yakana yawe umusaza agenda korofone burundu kugeza no saa urabona ko yakabirakariyemo none yabirakariyemo ibintu yanibagiwe ariko aravango interview ngibiki nta interview nigeze mukoresha gese n'umunyamakuru ariko urabona nubwo yabyibagiwe ariko ko muri amafaranga arabyibuka ariko nanone ntago byaka nawe ibintu ukoze n'amakosa ko yakanabuze nimero yo phone barayintwaye na nimero ye ntago yari savings bura nimero ngo muhamagare kuko 20 man 20 nanjye nakemera ngahomba basiga mu hamwe 10 kumva nakemera ngahomba nkamu hamwe 10 ariko nabuze nimero yiwe nawe rero tumamagara urabona kandi yakora bizi ibanga n'ikintu yibagiwe nkukoreye umuta ahubwo buriye niwe warabuze nimero y'ushaka kumwishyura nese ibanga je n'ikintu yibagiwe imbere cyangwa amakuru ngo ndigisambo ndibiki kandi abantu ibyo ntago babinziho kandi ntago nafata umwanya kujya kumujya 10,000 ngo bukene ntabwo mfite man kandi dufite gahunda yo kuzakorana n'ibindi byinshi urumva ne danger nuvuga ngo none hafite umujinya mwinshi cyane oya ihangane ntabwo ari weho gusa nayagwanya mbu 35,000 abadiaspora banyohereje 200 afite 100 aragenda nguriramwe utwenda ibindi jana ndabimubitse nambwira nzajya nijyaho buhoro hasigaye 35 yagona warayaboroka kandi ngo afite chaniri hejuru ariko nagasambo bose ningegera aba bayitubazi b'Kigali bose ni ibisambo ningegera ndi mu YouTubers w'Kigali jewe iki nanjye ndimo ba YouTubers w'Kigali nose iyo project ntabwo rero wamamaga ni nkuko nundi muntu Imana yakoresha muri project ziwe basi reka nkwereke
yakanu ndukeneye kujyana ibibazo kwintu nk'ibindi yewe waguhaye amafaranga n'uwo mu diaspora ntabwo nese si ibihumbi 20 wowe wamamagaye ibihumbi 20 wishuza n'uyu nguyu n'umu boss nawe yayanguriza nkayago ariko kareka kunsabye imbere itangazamakuru ntabwo ari ugusebye wamamagara iki wagiye kunkoresha ngewe uwo boss izo projet zanyu nari nzizi wituma abakunzi b'Isano Media bamfata nk'umujura cyangwa se mwambuzi neje undi batazabona nibona akora ibindi bintu ngo dore wamujura wowe niba ari 20 wishuza sijye yakwambuye sijye yari basi nyemera jewe dusoza ibingi uti yatugane nyaguhe wenda kuko n'ibindi byinshi nyeneye ko tuzakorana oya uyame wice namande unangurira nico twayikise ameza ngaye ngewe undimwe amafaranga ngana gutyo ngewe nirirwe nakakaye nirizuba nicwe n'icyaka undimwe amafaranga nese yaka akugura icupa akazakwishyura ubutaha hari icyo byagutwara waya nayame wanije agacumi ngako mfite agacumi yakangamwikura ako mfite n'ibindi bintu ushaka ko dukora reba telefone afite reba ko mfite amafaranga yanjye kavuno mwe hari telefone agiye kitarangiye nanjye goramenaguriza umva nkubwire ngewe ndakubwiye ngo aba ba youtubers aba bafite uducano ukurimo kuvuga nanjye niko ndi kuvuga wowe niba umudiaspora gwaye amafaranga ngo mutangirire cano akagwa projet runaka mwagiye mwishyura abantu arega ntabwo ari we gusa n'abandi barahari tubirangiza inyuma ya kamera sibyo inyuma ya kamera byemera yaka byose byakugwa muri kamera inyuma ya kamera byemera ntacyo tujya imbere ya kamera ariko bazubwire bagenzi bawe baba youtubers kwibisambo muri bisambo ari bagenzi banjye jewe ntago ndi mu youtubers jewe ndi wondo acteur aba bafite uducano bambura abantu batangira udufilime yaka mu mutipe agomba kukwishyura cyangwa kugura icupa oya ngewe ntabyo kungurira icupa reba aga telefone mfite reba phone mfite undi abantu bayibonye nanjye phone mfite ngiye naburi nabyerekanye yaramenetse none se oya zana hano wagisambo nawe va kuri rezo ndayijyanye sha yakoma telefone mane rega kayijyana nyine umwaka telefone yamwishyura imana yaka yakarijyanye ndayijyanye nanjye nawe uve kuri rezo manu zega yakamani yanayijyana yakama mani miva mafone yanjye ndayijyanye